igihe yahamagaraga barabahungu ba Yohana bitwaga abana b'inkuba. Bene nkuba babitaga abana b'inkuba kubera ubunyamahane, bari abarwanyi bwabuhariwe, nta kintu cyabahagararaga imbere na gito. Ndetse Yohana kubera ko yari n'agasore gato k'akasoresore, amaraso yagurumanaga mu burakari n'amahane y'uburyo buteye ubwoba, ku buryo n'izindi ntumwa zibazaga ngo uriya zamera te, uriya wamuhamagaye ute, uyu we ni igiki ko twamuyobewe. Abarwaniraga imyanya y'imbere, abihakiririzwa murumva icyari cyo, hari abantu bashora utugamba ahantu bashaka gukundwa kurusha abandi, kwitonesha. Abo ni ba Petero, niwe witoneshaga kumva kwishira imbere y'abandi bose. Uyu Yohana yateje amakuba mu ntumwa igihe cyinshi. Amateraniro ya Yesu yahoragamo kirogoya itewe na Yohana. Ibihe byinshi mu materaniro Yohana yabonaga ibintu bitameze nk'uko ashaka, agahubuka muri porogaramu Yesu yamushizemo, akaja gusenya ibintu iriya. Yesu aturiya ninde? Bati ni Yohana wagezeyo. Ni Yohana ubagezemo, arabahinze, arabirukanye. Hari aho Yohana agendaga agafunga imipaka, akavuga ati murekera aho mumaze kuba benshi ntaho tubakeneye, akabirukana. Yesu ati ninde uri kwirukana abantu? Bati nta wundi wabagezemo ni Yohana. Cyakora mu ntumwa hakaba bamwe bavuga batumva cyakora Yohana ni umugabo, we yangaga amafuti nk'aya. Hari aho barebaga batumva mwigisha awe sezerera aba bantu baje guhinga, babirukane. Bati irukana aba bantu. Yesu atumva ntabwo ndabasezerera batariye. Bararya iki? Barya iki? Yesu atahubwo dore nimwe murabagaburira. Umwe atumva mwigisha naho wafata umutungo wa Kayisari ukawuzana ntiwashobora kugaburira aba bantu, none twabagaburira ibivuye hehe? Yesu ati mufite iki? Bati keretse bwa bufi bungahe? N'utugati 5. Ubufi bwo ni 2. Kandi baruki no kubasezerera saa 6 zirageze tukaburya, tumaze 3 tutarya. Babaga bamaze 3 barabuza aho barira. Yesu ati nimubicaze barye. Utwo dufi 2 n'utugati 5 nimubicaze baturye. Se ari wowe uhari wakumva Yesu ari muzima? Wewe uhari nawe ari wowe? Burya hari abantu mwambaje ikibazo muti none arabizera bico gihe abamwizeraga bamureba n'abamwizera batamureba, abafite amahirwe yo kwizera cyane nabaye. Narababwiye ngo nabizera batamureba, hahirwa bizera batari kumureba. Nawe niko yavuze, hahirwa bizera batarinze bambona, naho abambonye bo bafite ikibazo. Ngaho noneho murebe agutegetse atumva, icaza abantu babiri kandi ufite utugati tungahe? 5 ibihumbi. Aha mu mujyi aho wabona ushira 5,000 uretse muri stade ni arega. Yesu yarateje ikibazo mu bantu, aho ibyo bihumbi byanyuraga mu muhanda, aho byanyuraga mu mirima y'abandi. Buriya urebye aho ibihumbi 10 yabinyuzaga bimukurikiye, donc ukareba aho banyuze, ibyo byonyine byasenyaga igihugu. Donc reba ibihumbi banyuze. Muje murabitekereza, muje murabirangiriza muri Bibiliya, muje murafata umwanya wo gutekereza. Tekereza abashumba 400 abashumba mu bitabaki. Reba abungeri 100 bari baragiye ingurube ibihumbi n'ibihumbi, bataje bafite inkoni gusa. Ingurube ndani imwe iri kwisi. Reba aho bageze mu midugudu batumva nta ngurube nimwe dusigaje, zariwe n'ikihe kinyamaswa. Wa muntu witwa Yesu yazirukanye, azirukaniye mu nyanja, nibwo zigiye zose, nta niri kureremba ngo muje kuyigarura. Kambabwire nta nimwe yarerembye, ngirerembe hejuru baje kuyikuramo bayirye.
zagiye ku musenyi hasi. Kaho reba rero nawe ingurube zawe zagiye, uzi n'ukuntu zibwagura buri kanya ziri kuguha imari, ukumva ngo nta nimwe yagenje ite, kandi ugasabwa kumwizera. Reka nkubwire nshuti, nuko rwari urugamba. Buriya mwebwe mubigarukiriza hafi mukumva ni byari ibintu biteye ubwoba. Nshuti, nawe reba ibihumbi 4 by'abagabo, ibihumbi 4 by'abaki, ariko wari wabona ibihumbi 4 by'abagabo buriya kumbesha ibi 4000 person abagabo gusa. Bibiri irambwira ngo utabariyemo abagore. None ubwo koko ushize muri logique, muvuga logique harya, ushize muri logique buriya abana nibo bari bake ahantu bari kurya, buriya abagore nibo bari bake kugeza igihe haboneka abagabo ibihumbi 4. Noneho nshuti, nje nahisemo kuvuga ha 4. Ndi gusoma rira somo rivuga ibihumbi 4, hari na ha 5. Ariko noneho reba, niba yagaburiye abantu ibihumbi 5, niba yagaburiye abantu ibihumbi 4, abagore n'abana batabariwemo, wenda reka dukube 3, bibe 4 kuri 4 dukube 3, ni ibihumbi 15 na bingahe? 12. Fata ibihumbi 12 byose ubihe imigati birye binywe binezerwe bitahe bihaze, ngo nibisa n'abasahuzi bari bapakiye uzi mu bukwe ukuntu biba, bari bagiye barapakira mu makoti bagafunga imikandara mu mikenyero yabo, bagapakira imigati ngumu ko ngirashira tudahaza, bagapakira n'umu hose barabura aho bashira, haruzura aho bashaka guhisha hose hashize. Kwango nugire ngo guhaza kwa Yesu yabahagije mu nda gusa, kwabaye guhaga nabikoreye ku mutwe bibananiye. Uri kubyumva? Nabashize mu myenda mu bitenge babuza aho bashira bahaze, mbese ntawabona handa bigenza ngo bayabijanye mu ngo zabo. Uwasize umwana, uwasize umugore, uwasize umugabo, ejo bose bari bagenje bate? Bari baje batumva. Noneho nta kuzirwa turahinga wa mwami n'umwami koko, kuko we ari gusenga bikaza. Ntaho tuzirwa turavuyira kuvunika, nukurya gusa nta kintu, akatwigisha tukarya, akatwigisha tukarya. Nkejo mu gitondo s'il vous plaît, uzimbaga yari yamuzindukiyeho, hari haje ibihumbi n'ibihumbagiza utabasha kubara, bose bahuruye. Nuko uwo munsi yababwirije ikibwizo, ninje mugati wavuye mu ijuru. Abonye uko imbaga ingana, arababwira ati nukuri ndababwira yuko icabazinduye ntabwo ari bitangaza mwabonye, ahubwo ni ya mitsima mwariye niyo bazinduye. Dore yababwiza gukuri ntawe yigeze aryarya. Nta kindi kibazinduye ni mitsima mwariye murahaga. Tariko basokuruza wanyu bariraga manu mu butayu, none dore barapfuye, ninje mutsima muzima. Data ni ubaho umutsima uvuye mu ijuru. Baramubwira bati databuja, dufite ikibazo, urakora kimenyetso ki uyu munsi kugira ngo tukwizere? Ko twaje dushaka kwizera, ko nta kindi cyatuzanye, ko twaje kwizera, ni ikihe kimenyetso urakora? Yesu aravuga ati nukuri mumenye ko data ari we wabahaye umutsima uva mu ijuru. Baramwibutsa bati ntubyibuka se nyine ko basogokuruza wacu bariraga manu mu butayu, none we urakora iki? Ni iki uradukorera? Yesu arabwira tumva ninje mugati murarya noneho. Ninje ninje muri burye uyu munsi, ko ninje mugati uva mu ijuru. Hari ijambo bamushubije batumva, ahubwo umutsima wo mu ijuru uzahora uraduha wa mutsima wo mu ijuru tuburya buri munsi. Aberetse kari we bagomba kurya, ati ninje noneho murahekenya uyu munsi. Umwe wagurutse ati ubwo twabasha kukurya dute? Uri kubyumva neza? Urumve ko bari bafite ingorane. Twigarukire kuri Yohana rero. Uyu Yohana wari muri bari abantu wabonaga biriya byose, ari n'umunyamahane.
Yesu apanga gahunda yo kumutunganya. Igihe cyose Yesu yicaza iteraniro arahamagara ati nyamara mbere yuko dutangira gahunda, Yohana urihe? Yohana ati ndi hano. Ngwino icaraha. Icara hafi hano honde. Yohana ati wareka ngicara hariya. Yesu atoya icara. Nkubone hano. Yohana ati nkandaje. Yesu akigisha. Yohana afite bya biruru ari kubona ibintu bitameze neza, yaje gushiguka. Yesu agafata. Byageze igihe Yesu aje abwiriza amufashe, amubumbatije ukuboko kw'ibumoso, amwegetse ku mutima we kubera amahane. Maze Yohana yaje gushiguka, Yesu agakurura akegamiza ku gituza. Weho gumaho ureke abandi. Yohana ati naje ndagiye, bandi bari Yesu ati wowe gumaha, uko ndabizi nugeririya ibyo abandi bari gukora sibyo urakora. Wowe bihorere baje kubitunganya, we hibera aha Yohana. Sawa. Yohana kabaho undi mwanya agashiguka ati nanje ndagiye. Yesu atoya. Abona tumye ba Petero barabizana, ba Mariko barabizana, ba Matayo barahagije, izo ntebe barazizana, kuko wowe ndakuzi. Niba matumye intebe zo kwicaraho, wowe ntabwo uraje mu by'intebe gusa, uravanga nibyo ntagutumye. Wowe guma. Akamubesha mu gituza cye. Maze ngo Yohana agahora arigaya. Igihe yegamiye igituza cya Yesu akigaya, kugeza igihe Yohana ngo yatangiye kwiyibagirwa. Noneho ngo igihe Yesu ari kwigisha, Yohana we akumviriza ibiri uko umutima wa Yesu utera. Akumva uko umutima wa Yesu uri gutera, ngo akawumviriza kugeza igihe Yohana yaganiraga n'umutima wa Yesu, akumva umutima wa Yesu ngo uri gutera ngo amahoro. Yohana agira amahoro. Yohana tuza ruhuka gira amahoro. Yohana tuza ruhuka gira amahoro. Ngo Yohana ariyibagirwa, noneho kugeza igihe ari we wivanaga iri inyuma, akaza kubyiganira kwicara ngo yumve ibiri mu mutima wa Yesu. Yohana yavuye mu mutima wa Yesu, yavuye mu gituza cya Yesu, yandika inyandiko avuga tumva bakundwa nimukundane. Ati bana bato, yavuyemo ari umunyamahoro. Uyu Yohana niwe tugiye gusoma mu gihe gito. Mu mibereho y'intumwa Yohana hagaragara urugero rwo gutungana nyakuri. Igihe yahoraga iruhande rwa Kristo, Yohana yemeraga kenshi igihe yahoraga iruhande rwa Kristo, kenshi umukiza yaramuburiraga ndetse akamuhana, kandi Yohana yemeraga uko gucaha. Ubwo yerekwaga imico y'uwavuye mu ijuru, Yohana yashoboye kubona intege nke ze zituma acishwa bugufi kubera ibyo yeretswe n'umwami. Ibinyuranye n'ukuntu yahubukaga umunsi ku wundi, yitegerezaga kwiyorosha no kwihangana bya Kristo, kandi yumvaga inyigisho ze zo kwicisha bugufi no kwihangana. Umunsi ku wundi umutima we womatana n'uwa Kristo, kugeza ubwo yiyanze ubwe kubw'urukundo akunda sebuja. Ubushobozi no kwiyorosha, icyubahiro cy'ubwami n'ubugwaneza, imbaraga no kwihangana yabonaga mu mibereho ya buri munsi y'umwana w'intama byujuje umutima we gutangara. Umutima we wasuzuguraga kandi wararikiraga, yaweguriye imbaraga ihindura ya Kristo, maze bituma urukundo mvajuru ruhindura imico ya Yohana. Mbega uko Yohana yahinduwe n'imico mvajuru, yahinduwe n'urukundo rwa Kristo, yigiraga kuri Yesu. Imibereho ye ya kamere igenda ihinduka uko bukeye n'uko bwije. Kubwo komatana na Yesu, imibereho ya Yohana irahinduka. Natwe nitubana na Yesu ku manywa na nijoro, imibereho yacu izahinduka. Ntibizaba umunsi umwe, si igihe naka, ni mu mibereho yacu yose. Hari itandukaniro rikomeye hagati y'imibereho itunganya ya Yohana n'iya wa mwigishwa wundi mugenzi we witwa Yuda.
na Yuda yari aho. Yohana na Yuda bari kumwe kimwe na mugenzi we. Yuda yerekanaga ko ari umwigisha wa Kristo, ariko icyo yari afite gusa ni ishusho yo kubaha Imana. Yuda we yagiraga ishusho yo kubaha Imana, ariko imibereho ye ntayegurira ububasha bwa Kristo. Nshuti, ntukerekane imibereho yuko uri umunyadini. Yuda yari asobanukiwe neza n'ubwiza n'imico bya Kristo, kandi akenshi uko yategaga umukiza amatwi yarushagaho gutsindwa, nyamara ntiyashakaga korosha umutima we ngo cyangwa ngo yicuze ibyaha bye. Kubwo kurwanya imbaraga mvajuru yasuzuguye sebuja uwo yavugaga ko akunda. Yohana yarwanyaga byimazeyo amakosa yakoraga, ariko Yuda yarengaga ku by'umutima nama we wamwemezaga, maze agaha ibishuko urwaho, ibishuko bigategeka imibereho ye. Yuda we ntabwo yumvaga ibya Kristo, ariko ntabishire mu bikorwa, ahubwo ibishuko bikaba ari byo bitegeka imibereho ye. Mu gihe ngo Yohana yarwanyaga byimazeyo amakosa yakoraga, Yuda we yarengaga ku by'umutima we wamwemezaga, maze agaha ibishuko urwaho, akihambira ku ngeso ze mbi. Gushira mu bikorwa ukuri yigishaga byari bihabanye n'ibyifuzo bye ndetse n'imigambi ye, kandi ntiyari kwishoboza kureka imitekerereze ye kugira ngo yakire ubwenge mvajuru. Aho kugira ngo agendere mu muco yahisemo kugendera mu mwijima, yarushijeho kugundira ibyifuzo bibi, kwifuza kubi, umutima wo kwihorera n'ibitekerezo bibi, kugeza ubwo Satani yiyeguriye umutima w'uwo mugabo. Uko tugenda turushaho kwitandukanya n'imbaraga ihindura ya Kristo, niko Satani bimworohera gufata intekerezo zacu akazindura uko ashaka. Nababwiye yuko ejo twasomye ngo ntabwo Satani abasha gukoresha umuntu amakosa nangwa ikindi cyari cyo cyose uwo muntu atamuhaye umwanya, atamuhaye uburenganzira. Igihe Satani umuhaye uburenganzira bwo gukorera mu bitekerezo byawe, urakingura kinjiramo, kuko ntabwo Satani ashobora kwinjira mu bitekerezo by'umuntu ku ngufu. Ahubwo ahera ku byumviro byawe, ahera ku mikorere yawe, ahera ku migendere yawe, maze akagutega ibishuko bihwanye n'uko ushaka kumera, bityo Satani akitegekera imibereho yawe. Yohana na Yuda bahagarariye abavuga ko ari abayoboke ba Kristo mu itorero. Yohana na Yuda bahagarariye abayoboke biyemeza ko ari abo mu itorero rya Kristo. Yohana na Yuda ni icyitegererezo cy'abantu benshi bari mu nsengero. Mbese wowe niwigereranya n'ibyanditswe byera, urasanga uri mu ruhande rwa Yuda, uri mu ruhande rwa Yohana. Yohana washaka ko ubushake bwe buhwana n'ibyo Yesu ashaka, na Yuda bashaka ko kamereye. Ngo hari igihe cyinshi Yuda yifuzaga gukosora imibereho ya Yesu nawe. Ngo hari igihe Yuda yumvaga Yesu yisha ibintu, ntabwo ari uko yakagombye kubikora. Ntabwo Yesu nawe ari kureba kure. Buriya Yesu ntabwo ari maso umuntu yamucaha. Ni igitangaza. Yuda yari terezori, Yuda yari treasurer, yarashinzwe umutungo w'itorero. Ni igitangaza. Umugore umwami w'indaya yaje amaze gutsindwa n'umutima, yemeye Yesu, yumva ubumana bugeze mu mutima we. Ibyo yaruhiye byose, ibyo abagabo bamuhaye umwaka wose, yarabiguzemo icupa rimwe ry'imibavu. Ngo arazi iyo mibavu nuko yikubita imbere ya Yesu, asuka ku birenge bye, inzu yose irahumura. Yuda ati ibyo ni biki? Yuda ati ibyo ni biki? Ati si warebe bibaye, ntabwo nuhengeze urebe, ngwino urebe wa mugore ahageze. Ibirenge bya Yesu nibyo ari guhanaguza imitsatsi. N'abitwa ba Simone ngo ntitwabivuze. Uyu Yesu ntazi kureba, iyo abazi kumenya burya ntabwo ari umuhanuzi. Igihe umugore w'indaya kiba yamumenyekana, none koko na Yesu ateza ibirenge. Ariko nawe mufite umupasoro muramukunda data,
ubu agize uwagirira neza mu bagore baha mu mujyi maze ukabona abagore baje bari kwiruka imisatsi bakayisiga ku birenge byande na pasitora akemera akagira cy'ibirenge simwasigara muri kuvuga ngo uyu ni umwizera noneho sinabizera bari baje ahubwo ni indaya yo mu mujyi kabuhariwe indaya yari yarasaze ibisazi by'ubusambanyi Mariya yari yarasaze igihugu cyose cyari kimuzi ko yasaze barya abadayimoni bamubaraho ntabwo yari yarasaze ibindi yari yarasaze uburaya reba iyo ndaya y'imitsatsi igeze n'inyuma ku mugongo ibirinduye imitsatsi y'amibavu yayo yose yisutse kuri Yesu ariko icantangaje nsoma mu wifuzwa ibihe byose ngo abinjiye mu gituro Yesu amaze kuzuka iyo mibavu y'ura mugore yari igihumura no mu gituro ca Yesu mbega ubwiza ura mugore imibavu y'ura mugore yari igihumura mu gituro ca Yesu cyakiri guhumuramo imibavu ya wa mudamu uwo mugore nawe yera ari kurira yongeye kurira kandi ati Yesu wanje ari hehe yari agishaka ko Yesu amuhumuriza kandi akamukomeza shuti nkunda uhagarariye ikihe gihande ni Yuda cyangwa ni Yohana uri umwe mu barwanya ingeso zawe wivuye inyuma cyangwa ubererekera amafuti yawe wimitse ibyaha byawe wimitse kamere yawe ngo itegeke imibereho yawe Yohana na Yuda bahagarariye avuga ko ari abayoboke ba Kristo ababigishwa bombi bari bafite amahirwe amwe yo kwigira kuri shebuja wavuye mu ijuru no kumukurikiza bombi bari bafitanye umubano na Kristo kandi bari bafite amahirwe yo gutega amatwi inyigisho ze buri wese yari afite intenge zikomeye mu mico ye kandi buri wese yari afite uburenganzira ku buntu mvajuru buhindura imico nyamara igihe umwe yicishaga bugufi akigira kuri Yesu undi yerekanaga ko akeneye kumva gusa aho gukurikiza ibyo abwirwa umwe yejeshaga ukuri buri munsi agapfa kunarije kandi akanesha icyaha mu gihe undi yahindukaga imbata ya Satani bitewe no kwanga imbaraga ihindura y'ubuntu no kwirundurira mu byifuzo byo kwikunda Yohana yarwanyaga ingeso ze za kamera kazegurira mu gituza ca Yesu agasaga kahindurwa n'ibiganza bya Kristo igihe Yuda we yashakaga kwibera umunyadini gusa kuba umunyadini bikamunezeza kuba umukuru w'itorero bikamunezeza kuba umuterezoriya bikamunezeza kuba umuntu uri hamwe na Yesu bikamunezeza kuba umuntu uri hamwe w'umunyabitangaza bikamunezeza ngo hari abo Yesu yazuraga Yuda bikamubabaza ngibi kibabiretse bigapfa bigahereye ubabire kubazura ngo bagaruke gukora iki ngo Yuda byaramubabazaga ngo abo bantu bangana baca ngo arabakijije ngo nta nurumiye abazizanga bakaza bahetsa abarwayi kuko Yuda yaramenyereye ko aho bajanye abarwayi benshi haba hari imari none ahubwo iwabo hakaza abarwayi benshi ntihagire imari igenze ite nuko ngo bikamubabaza Yuda ariko yeye ubu aba bantu bose banaragiye nta nurumiye abadusijyanga dore ngo birareba ubwo rengo byakize bigiye biri kuririmba gusa habe n'icicumi basezanga Yuda byaramubabazaga Yesu yakizaga abantu Yuda atiriko rwose mwabatangira hara tukabishuzara abafata Yesu ati mubareke bagende bahimbaza iki Imana shuti nkunda saba Yesu ahindura imibereho yawe fata igihe cyo komatana nawe kugira ngo Kristo ari uhindura imibereho yawe naho wowe ubwawe ntaco wabasha kwigezaho reka muri iki gitondo nje namwe dusabe guhindurwa n'ubuntu mvajuru kubwa Yesu umukiza wacu.